Mubwire inkuru. Bivuga cyo muhira ngenezeyo duteze yombi n'abakunzi bacu turimo turakumva sisi ni pass tanga mbere ni pass tanga after ngiye kugira ngo shiranya ncinyuma agera ryo na keriye wiwe ntazi nta akitaya ngo yigize njyari yanse cyatwatanye shabatana envelope we nambe no mugabo twise umwana umwe none ibaze ko umugabo agendana miliyari z'abana mubiri we uzi ko mugera nkije rimwe aragize miliyari 2 z'abana ibaze abana cyane twikoreye mwabyumvishe nk'abagore abagabo babikoreye. Hello ladies and gentlemen, turabasuhuje ni Tina Mutesi wanyu hamwe na sheri wanjye Uwihoreye Inyasi. Tubahaye ikaze ahangaha kuri Tina TV show. Turakunda cyane aho muri hose mu mpande z'isi mu Rwanda, turabasuhuje cyane. Turabashimiye gukomeza kudukorera ku rukundo, kudushyigikira. Nimushimire ibyo tuvuga, mukora subscribe, like na comment, bana sharinga nacyo munakora share kuko iyo ukunze ibintu urabisharinga ukabisangiza abagenzi bawe. Ariko mutenda kure ibyo nanga mitara gafite n'imona mukanya kuri FB utangije kana gafoto ubundi digeraza ko dushyiraho abadukukenye bakarebe kana gafoto ubundi kiraga kobwa gifite imiterere y'abana bagifite imyaka 18 koko kigaza pass ubundi wiyumvaga gute? Numvaga nirya yewe nariryaga guys uko mundeba nariryaga ariko byarashize. Bivuze ngo ukuntu agendaga, ukuntu avugaga, then ukuntu arebaga. Abana twiganye ne bajya bimbye uriya come to bed no nukurwara amaso yewe ibyo rwose no kwirya ndibeshyera ngo nashaka kwirya, ahubwo bivuze ngo nari ndwaye amaso. None ngiye ko kurwa amaso nareba umuntu agahita bamundi come to bed ariko baramotiye. none asko uziko wigize gukoresha igihano wigize gutuma badukora igihano ku ishuri waje yambaye ijikanwa kamini n'itunyonyo duhagaze utubona mu gakajipo kari tumeze ukuntu sibwo director yayibonye aravuga ati sha yaradutora kwatoraguye imyanda kiye gutarwa yo kukikoni kubera wowe agendereye amaguru areba twise ko ku maguru. Aha ako tunubuze ni tubi kandi umuntu nyine utuze twa tunuko turaba umusara umuntu uguze amaso utayaze ku maguru. Amaso yo ku maguru amaso yo ku maguru amaso ku matako nk'amaso yo ku kibuno n'amaso kigira amaguru nta maso agira nk'abantu mwe nta muntu ugira amaso ku matako. Babyita wiki babyita ubutamu. Oh yes kandi uratangiye kandi ese bamubwira ibintu Imana nibi ndetse babyitanye uri ko Nelson hani okay reka mbisobanure. Nge ntekereza ko uyu muntu ahubwo se tuvuye ku by'amaso no gutamu ubundi kuri ifoto ahangaha wari ukiri isugi subiza abakozi ba TV show ariko uno mugabo ntabwo twaje kuganira about my virginity twaje kuganira kandi gafoto ndakereka n'abakunzi bacu nubwo nibuze kukabereka ariko banakareba neza abakunzi bacu bakabona dusubiza kandi gafoto hano abantu bose barasaze. Ikintu namenye guys abantu bakundana bafite shape ziteye neza bafite amabuno uburanga bw'inyuma ariko ikintu mbishimiramo ni kimwe nuko shano nuko nanjye test ndayizi iyo tayanjye iyi test rwose yinataye nduvota test nzata gusa ni da test yari umugisha azwiye mu mwene mu wa gatanu primaire mugire mugere segonderi muri segonderi usanga umuntu yatangiye kumenya ibyo kuvuga muri primaire bamukira abana mugire muri segonderi usanga umuntu no yarakoze umutima umuzigo usanga umwana ni mukuru ariko baraya aho ikintu cyo cyarabaye niko kundi umuntu abatangira gute
ngewe nakurikiyeho cyane nabonaga udashobotse nashobotse. Hello guys, umva basoni ikintu kimwe bitewe n'ukuntu abagabo umugabo muri bahamwe baze none gukora umutima wawe uretse gato uyu mugabo twiye wa gatanu primaire mu ishuri rimwe twambaye uniforme zimwe muri primaire urumva tukena mu gatanu secondaire none mbabwira indi nkuru cyeka mbongoreye uyu mugabo yicaranaga na sheri wanjye mu gatanu secondaire banje kuntereta mbere ye kana kwesha umugabo wari yoboza uri kuba urashaka n'ubundi rwose uyu yicaranye na sheri wanjye ubwo urumva amagambo y'amarangu tw'udutoke ntabwo twabura bivuze ngo yicaye na sheri wanjye uramwibuka hari umuntu umwe mu gitiye munsi yo kuri hasi umuntu azikone yitwa rufite ikipe gukunda agashaka mbese hasindiye njye kureba samte ngo umujamaraje buretse gito nkubwire kwanze ko byakanye kandi ya mujamara yari umujamara buretse njye basani jewe nari sexy ndagakobwa nteneza afite tubuno nirya nigendesha ukuntu muri kumva noneho nka sociable nta mungu ugiye umuhungu kuza mu buzima bwanjye byetaga byoroha ariko ntabwo twabenshi twabara utavuga ko abasheri banjye just friends baragukundaga tso nyine umuhungu akagukunda akatsonga nyinda gukunda nese umuntu akubwiye ngo ndagukunda wamubwira ngo iki ngo hoya nta kintu wabereza bamwe bose gukunda hata mvuga ngo nanjye ndagukunda ukiri muri ya systeme nkashiduka umuntu yabaye wanjye mu buryo ntazi nta uzamenya aho rizera no kubagarira yose ukiri muri systeme yo kubagarira yose hari umurigeze kumbwira ngo arankunda ndambwira mfite sheri ahita ambwira ngo no ngo baby ngo ugomba kubagarira yose ngo ntabwo zirizera nirizarumba abantu bato nabasazi murakiri muto biranshimije pe kuko ngiye twahuye uri kuri standard yo no y'umugwe kuwumugwe apara kuwumukonzi mbabwire nzababwira kuri yanjye no y'umugabo inshuro yacu ya mbere ariko naribagirwa hari umukunzi wacu watwandikiye ushaka ko tumuganira ku bintu bijyanye n'abagabo bigize abagabo mu ngo umugabo akubana umugabo akubana acteur hano umugabo mbega nta kintu ava kumuvugana hamwe utemerewe gukora akazi umugabo akemera gukora akavunika wenyine ariko ntukora akazi wowe ikintu ushinzwe ari ukurera abana no kuba wariye wagira ngo mbega agora gushinja ntari umufuka w'umuceri mu rugo yajyosha amafaranga y'iki uri firigo ni hari inyama ese urashaka amafaranga y'iki shaka amafaranga y'iki kandi hayagushye ntabwo nahagije oya nubwo yanayaguha buri ubuzima bw'umuntu abakeneye movement umuntu abakeneye ibintu bishya mu buzima aho uzi kugira ngo wicare mu rugo uzi kugira ngo abagore badukurikiranye barabizi kugira ngo umuntu yicare mu rugo umunsi wose ari ikintu ari nibwo yabatari guteka afite abakozi ari kujyana niba batetse akareba filime agateka bikarangira wa umugabo yakibeshye ngo agende gusura n'iwanyu mu rugo ukabona isaha gusanga ahubwo ndetse gato tubabwire mwa bagabo mwe nkatwe abagore twebwe abagore hano mbere dukunda abagabo bacu ntago mbabeshye uko wameze kose nta mugore udakunda umugabo icyo kintu cyemera twizera abagabo bacu biturutse kuri bo biturutse nawe buri abagore tubana beza ariko usembuye kamere y'umugore buri mugore akubera mubi bitewe nawe wacyumvishije bitewe nawe la majorite biterwa nawe abagore babibaho ariko nkwibiri banga umugabo wese ni umutware mu rugo rwe umenye kwihanganira umugore nyine ukamenya ko strategy y'uburyo umutwaramo nkuko umumama amenya gutwaza umwana nkuko udashwana n'umugabo ajya ashwana n'abana be iyo banakira batorana umugabo ashwanye n'abana be kandi anabagoranye bivuze ngo ufite umugore siko agoranye ukamenya kumwihanganira ukamenya ukuntu hanamutwaza anamuganiriza ukamuha icyubahiro agomba ntabwo ibibazo biba byinshi cyane icyo kintu cyemera aho uje ni ikintu kibabaza buriya uzi nk'umugabo gutoteza na gahunda atazi kuyikurikirana oya reka tuteretse gahunda reka dore ku nshingano responsibility zo mu rugo nabyo ibyo ngibyo bitaze kubiganiraho ariko nabyo yabazi kugira ngo umugabo akujujubye na gahunda gahunda se niyihe kuva ku rugo
cya gikorwa bambwiye ngo abagore mwese muhuriyeho mukunda nta mugore ugezwa comment ambwiye ko abagore bakunda igikorwa cyo kubaka urugo bivuze ngo njye nabeshye abandi bagore babishaka ko abagore bakurikirana TV show bose wabona ibyo bintu batabisobanukiwe byo kubaka urugo rwose byashoboka cyane oya niko badani byora kuko nimba muzi igikorwa cyo kubaka urugo mu baba mbere mu ma comment ese mukunda kubaka urugo ese undi kubaka urugo ko ibintu byinshi bamenye igikorwa ari ikihe kubaka urugo se igikorwa nyamukuru se ni ikihe ni uguteka icyambere no kurya seho nyibwiye igikorwa nyamukuru cya gikorwa urimo nta muntu wemeye gukomanga urumva iki gikorwa kiba kirenze aho umuntu akomanga mukamwima amatwi bitewe n'igikorwa murimo guys jesi nkunda igikorwa kibera mu rugo none babwize no kuri ngiye nkunda ahantu ha bucici habucici gute bucici bivuze ngo igikorwa cyo kubaka urugo jewe icyo nkunda kujya ahantu kure niyo nafite inzu y'ibyumba 10 ka bucici ko nabo kumvikana niyo twari dufite inzu akantu ka bucici gasobanurira abantu kuko ni ibintu mubiri ahantu ha bucici ushaka gusanga usobanurire nk'umuntu yenda utatsinze wasobanura akantu ka bucici kariko just ahantu hatuje ahantu ndi njyenyine ndi butekereze njye na partner wanjye twenyine kuko urabona rero ukuntu bamufite nk'abana basanga mufite abana mu rugo yenda mufite n'inzu nini pe ariko kugira ngo bikunde nka mama wabo ntabwo waba ufite inzu ijyanyemo abakobwa babiri b'inkumi b'abakozi aho yenda bo abana bawe n'abakozi ugiye gukira uvuza induru wivuga iryo jambo nabi pe please ryubahe wa mugabo we oya ariko rekera wiki wibivuga vuga wiki ako se ujuganiza abantu bakuru none badukurikirana n'abantu bakuru mbabwese ngo hari ukuntu ngo umugore muri kumwe mu nzu yindi ngagasa ukavuga cyane nta muntu uvuga bisobanura iki se basi reka tubyite hari ukuntu umugore yishima yamara kwishima agavugiraho paralele ariko umuntu nubaheho ariko akavugiraho paralele kuvuga gutyo akajya umukeka ko nayo njya mvuga muri paralele kandi ntaravuga oya none se ndimo nakuvuga ngo gukiriya mumva ntabwo uri kubyibona anavuga ngo kuvuza akaruru mumva ibyo mvuzeho paralele mbega umugabo wanjye we mbega umugabo my friends uyu mugabo ntabwo nzi ibye hani regarde se nivuze ngo c'est pas nécessaire kuvuga ibintu byose abantu turi kuganira n'abanyarwanda barabizi gusa ndi kuvuga ngo njyewe njyewe Mutesi Tina nkunda kwa na sheri wanjye nimba tugiye kubaka igikorwa cy'urugo tujya ahantu hatwenyine bucece twava hano tukajya ahandi hantu atari mu cyumba kigeranye n'icy'abakozi ngo n'icy'abana ngo na korodoro ngo na kandi ibyo nabyo biri muri za nama wa muntu yatubajije wa bagabo bagira gute babana kare abagore babo buri mugore amufata ubundi ukamusohokana ukamujyana ahantu ukaba wafata mu gihe mudafite amazu menshi ukaba wafata ntabwo cyangwa ibintu bya mbere bipfira ubundi mujya kugera aho ngaho uko mufitanye n'ubwumvikane buri oya hari umugabo uhabye umugore byo hari umugabo mu rugo uhabye umugore bivuze ngo umugore akaba just umugore ameze nk'amarido bivuze ngo umugore ajya kugura ikibanza ahantu ntabwo ngomba kubimenya niba ujya gufata igitekerezo cy'ibintu mugomba kurya amafaranga n'umugabo yashatse wowe ufite apeti batatu kandi ntashika ko nawe bazarwara indwara mu rugo ugahateka ukanagira uretse gato hani ugomba guteka ukita ku bana umugabo yaguze umufuka w'umuceri yazanye kawunga mu rugo yazanye ibishyimbo yazanye isambaza hari ajya kurya inyama kazaza umugore ngo bitanagwaye wayamaze kandi aho ari kwishyura mu kabari kwishyura fagitire mu bijana mwaba hari abagabo b'ibisambo yari umugabo nabonye bwari bukeye mu gitondo yishyura fagitire y'ibihumbi 200 na umugore yamuhamagaye amubaza amafaranga yo guteka umugabo aramubwiye niko madamu ngo bya bishyimbo ntibihari umugati ibishyimbo birahari ati na mufuka w'umuceri uraho ati nawe urimo ati wakawunga ati gurambaza icyo amugore we ati kandi abagore mugira amatiku mwarushye ati ngo kuri utaza no kuntuka kandi mu by'ukuri umugabo ukiye fagitire 100 ariko kugurira inshuti ze ariko usikomveka kandi umugabo uteye nk'uko niwe mugabo ugera mu rugo ugasanga yabarakaranye
kandi ikindi umugabo mubi uzi ko aho kuba umugore w'umugabo mubi waba indaya y'umugabo mubi bivuze ngo ushaka kubona umugore w'umugabo mubi ariko ugasanga lezama amahabara ye ihabara ribayeho neza ryari nkoko mu kabari ryariye chips ryanyweye byeri ariko ritera stress ngo amahabara ngo ntatera stress none wazana icyo umugore wawe aramara iki my friends twiye kuba abanyakuri tubwizanye ukuri erega n'umugore amenye ko nta birenze yabyakira akakoza akaguhibira akigendera da ntabe umugore wawe kandi yarabyaye n'abana bafite abana ikibazo akose yirika nk'ubabwise kuri mwabagabo igikorwa cyo kubabyara ni igikorwa kiri sacré nicyo kintu byara n'umugabo kumva urishimye ukumva kubona abana b'umugabo kubyara kumamwa bigize nk'aho mwavuna ni ikintu kirenze kubyara biravuna ntabwo mvunika nshuti zanjye akwemera ko oya buretse gatonye nizemera ko umugore yatwite n'umugabo atwite mu mutwe jewe reka nkubwire ibyo muratubeshya nta mugabo twita mu mutwe umugabo atera inda byo ndasinze niba bivuna ko nta muntu atera inda nta muntu atera inda ariko umugore nambe n'umugabo yatwise umwana umwe none ibaze ko umugabo agendana miliyari z'abana mu mubiri we uzi ko umugabo yarahije rimwe aragize miliyari 2 z'abana ibaze abana tugenda twikoreye mwabyumvishe nk'abagore abagabo babikoreye abana muri bo ntabwo kukarumba nkazi mwabagabo mwese mwamwikoreye abana niyo mpamvu amajyanye arabafunda mwabagabo niyo miliyari z'abana uzi ko baba mwikoreye amagi rero ubwiza ukuri no kuri abagabo baratangaje none biradasekeje gusa guys gutwita biravuna kubya biravuna none akantu kitwa kurera my friend ni mwabagabo mwe turabakunda iyo umugore akubyariye abagukunda akwitayeho uri umugabo we ni ishema rye uri papa w'abana be ni ishema rirenze bivuze ngo mwubaha abantu mwabyaranye mwubaha abagore banyu mwibarutisha ari amahaba ntabwo umugore ari igikoresho abasiramu uyatetse n'ibyo harimo abasiramu bagira nkunda abasiramu bahe message zanyu njyewe ntabwo nzi baro gufuha ntabwo nashimishwa no kubona umugabo wanjye afite abagore bane byambabaza iyo wizera imana ariko buretse gato wemera ko Muhammad intumwa y'Imana buretse gatonye uzi ko umugore wa mbere ari we muri umugore wa kabiri none mba mbabwire kandi uri kuvuga handi akamaze mvuga icyo kintu jewe ku mahame yanjye ko nimba mfuha nimba nkunda umugabo abo wanje wenda gitirirwe ngiye nyine ku mahame yanjye byambabaza ariko mwabasiramu iyo mbe ko umugore umugabo azabyana nuko pasa yitanga ukabyemera mu idini pasa yitanga mutesi ikintu kimwe nabonye kiryoshye aho kugira ngo abagabo banyu nimba kuko babyubahiriza atajye mutubwira twigana tutarabasiramu nimba umugabo afite abagore babiri abakunda kimwe akabakorera ibintu kimwe ntanaguca inyuma ngo ajye mu bandi bagore mukamwumva bitanababaza ni ukuri ku oshapo ni byiza ndumva byaba byiza ngewe njyana uburenganzira bwabo kuva ariko babyumvikana ni byiza rwose biba biryoshye za hano biryohera ariko uziko ufite umugabo wawe mu rugo kandi agukoresha sex agukoresha imibonano ubaka urugo ubishaka utabishaka ibintu bwiza ugomba kubikora zari inshingano zawe ukirweta ku bana none akajyana undi muntu mu kabari bakarya bakanywa bakanabyina baranabyina we ntabwo akantu k'umuziki none madamu akigera mu rugo baseriye urumva nta mwana mubaza nta mishinga ari kumubaza niba afite amadeni ya banki ntabyo bari kuvuganaho mbega ibintu byose by'ibibazo basanzwe babanyemo n'awo mugore wiwe ikindi kintu nta kintu bivuze ngo uriya muntu impamvu ubona ukamubona ko ari mwiza iyo umurebye wese no kubona ko ari mwiza usanga ko ari mwiza reka akantu k'ubwiza kugomba kuzamo kuko ntabwo gushyiraho inshingano ziremereye mugiye gusangira kandi mwabisangiye nimba mwaye agacupa nawe uri kunywa kandi urita ko musangiye ariko umugore wo mu rugo ari kukwibutsa credit ukimureba ari kukwibutsa umufuka w'umucyo ushira abagabo ushyigikiye abagabo bihengeka oya abagabo bihengeka no kuri jewe urundi ruhande mwihengeke ariko mwubahe partner banyu mu rugo ni mu bikore niba bimenye wenda abikoze ntubimenye si byiza kubandi yeri muri kubaza wowe njyewe kintu manumva n'umundi already ntiwabimenye okay reka nkubwize ukuri njyewe umugabo ngiye kunca inyuma mutima nyenda byumva
ako kantu nakumva pe mu mutima kandi kiri kintu ufite ukuntu nyine partner wawe ufite ukuntu umugabo wamuzi mu bana ufite communication nawe nukuri ko imana umugabo aryamanye n'undi mugore urabimenya nubwo abagabo ugira tafungo nyine ngo yafatiraho ngo yagusekera ariko ubushuti ugira n'umugabo wawe atagucinyo uhabanye n'igihe yaryamanye n'undi muntu nose nta muntu ubundi utamufasha saba n'umwere hoyo urabyumva shute yanjye nyine navuze wowe ariko ikibazo cy'abagabo cyababwira umuntu aguca inyuma yataha akijya nkaca inyuma ndi bagucanye inyuma rubo akaza inziga ukajya ntabwo uyu mugabo yaciye inyuma najya kumuhabiza ngo baby ngo sheri ngo urabona ngo nkabona ntahise ndeba abaciye umukunzi w'inyuma urumva n'urugero ngivyo umugabo ko guca inyuma hari ikintu hagati yawe nawe aba yagurishije aba yakugambaniye aba yagusinikiye ariko yasiteme kubiganiraho yo nta kintu bitwiye byabaye reka nkubwire reba hano ko bwanjye nubwo byita sometime ibindi bintu ntazi byari byo ariko akuye ngo partner wanjye aca inyuma ngiye twabiganira nkamenya ngo umugabo wanjye yemba nibaza ni kimwe ubujya mu biganire mbere yuko byabaye cyangwa nyuma yuko byabaye ndabizerega hani uzi icyo yo kumbwira ugiye ko ngo biganire mbere ngo wabipanze ngo kandi ngo biganire mbere urabona nk'urugero ngiye nk'urugero rwafi ntabwo tubwiranye kumwe na kana kandi kumwe na Keria wahe ni urugero nyine ni mu uvuga neza ururage Keria nzi n'umwana wa mushiki wanjye niwe Keria tubwiye kumwe na Keria then Keria urakonfirmira upiza umuziki kumva wajya guteta mu gupiga umuziki abagabo bafite impano za beat babazi n'amabiti bashira ahamanuka n'ahazamuka ndio kuyemeye aho hantu ugenda uzamura ugenda mandura cyangwa kimwe Keria araje yipigiye umuziki aragupiza umuziki nawe wenda umuziki ndi kumva umuziki yawe kujyaje umuziki urumva uragusendereye bamo ako kanya isibati ko njye muganje kuvuga kuza tubibwirana ngomba kujya gute mu texting ande hoya wajyaga no kuranduka byiza ni koro erega icyo cyo kumenya mutwe wawe uwo muntu muri kumwe ni byo ngenzi ku muntu misengo amagara bwo ati baby this fresh dore kabisa dore arakademo iteka Keria twe twabyumvise kimwe kandi mbonye nta ribi mbonye rwose yana mbonye nabita oya kanguce mu ijambo mbere yuko utereta ugomba kubimbwira wana oya na byose uyimbwe mbere none byana kwishuma hazashya bitse ikiganza cyane kandi utagiye ufasha umwanya utarubizi kuri buze gutereta rose mbere unase ugiye kumpamagara byo ritme muri uwo muziki wa uradira amaze kuri codinga ikintu kiri kwano kugira gute nugusohora bumva bamaze kuri codinga baragusohora indirimbo uba wari codinze habara kuronshinga album ncavuga amagambo ati yenda Keria ngiye kumutamo umuzigo tubigenze gukambwa ati shabe hoya mwihorere itahire ngiye nzaguha permission mukore uri free nta kintu wikanga nta muntu wikanga muciringe cyangwa kimwe mwate okay good nta ribi uri kumbaza iki se muri ibyo muri bo nyine mo nakubaza akantu ujye uva gutanga pass si ni pass utanga mbere ni pass utanga after ngiye kugira ngo shiranya ncinyuma agera ryo na Keria wiwe ntazi nta akitaya ngo yigize ndyanyanse cya twatanye shabatana envelope we yakache irimo juice n'imigati n'ibicya dono gusa ikintu ngiye nkunda shira wanjye na ndemaso ambwire ngo be uyu mu baby ndova twakora sex then muhe permission mubwira ati rwose nta kibazo neza kare muganagirwa ariko abimbwire mbere usa kubimbwira mbere uzi bavuga ko bimbwira mbere ega nshaka mfite ibintu naguteguriye we oya arumwe nawe bacangwa ihe nifata igihebe uwo muntu ugiye kumundutisha rero oya zuko mvuga uruti oya wa muntu reka nta niyo bihuriye birahuriye uzi ikintu bita FF ni cyari cyo ntabwo icyo kintu cyumva umugabo fucking forget
ese nese ushaka wumva babamo ese ushaka gukira mu iyo singewe erega nari kuyivuga reka ntaga tuganira urabona rero batuganira bose buriya tuganira twebwe abagore yo inyuma yo tutujuje niki umugore abatuje ku mugabo we uretse gatonyereye sibyo reba ukiri nk'umukobwa urugero ntabwo ese ukiri umukobwa ubundi ni hari ukuntu hasyaga mu mpande zose ashaka kudashya ngo ubikore ngo ugende ufungura amaguru ariko hagashyira mu marangamutima ukumva uriya mujama uramutse ipiyambara neza ukumva rimukundira ariko uriya mujama uno ari umujama wa Kimisagara cyangwa umugati uriya mujama nawe ati ya systeme ya noise ako se bitebye undi ya ice cream kwa kuna wana babiri ice cream ati uriya mutipe ne kuri ice cream tape guys urumva umushaka gukunda reba nawe reba nawe karakana reka kubwisi bitaryoshye bira ibintu bese nkubwira wende fofite uzi yari cyane cyo tuganira inshuti yanjye mu myaka myinshi umva kwanja kangara tete rurimo uyu mugabo twiye muri primaire twigana secondaire is my best friend mbere yuko tuba n'umugore n'umugabo noneho ibintu byanjye byinshi nayo mubwiye kera noneho still turi muri ritme y'ukuntu ubushuti bwari buhagaze ari kubitekereza oya shashire kankubwira udisi ikibazo ufite ndacyumvishije mana nyagasani ikibazo ngiye mfite ubutuje yo inshuti yawe kera uyu munsi n'umugore wawe basi ikibazo dufite nge nawe nanakivumbuye guys dufite ikibazo cy'ubushuti bwa kera bugejeje imyaka myinshi none uzi ko ari igihe umugabo ashaka umugore nko ku myaka 12 13 gusanga umugabo asigaye kadira umugore wiwe hashaka no wa mugore niba urabona ko ukunda kwiyambara ibintu biri sexy nkahita nkanyeraho yabona ushaka kujya mu bijuba mu bintu by'ibikanzu by'ibibubu ndabyibushye kwibubu ntayo muzamu handi nawe iyo kugenda mu muhanda muri iri kugenda mu muhanda wumva utishimye ubu ntabwo uryohewe n'ubuzima ukumva nyine umuzi nk'umuntu muri bya bihugu by'abantu by'abajanja biri by'abatalibani n'abantu mwe umuntu n'uw'imbere ubundi umuntu nuwe yahoze ari we buriya wowe uyu munsi n'umuntu wo mu myaka nk'itanu ishize still ni wowe umuntu ajya personality umuntu agira umwihariko hari igihe umugabo aguhinduka rero abantu ikintu nkunda umwihariko wanjye ntabwo meze nka Noarita ntabwo meze nka Igeno simeze nka Liliane ntabwo umugabo araguhindukana njye ntabwo nakumenya ko umuntu ampindukana kwa ko natagirana njyewe umva mbabwise ukuri nta mugabo nigeze ntereta mu buzima bwanjye mbwe ngo numbere umugabo nakubeshye bivuze ngo umuntu aje nsanga numbwe ngo ndagukunda akiga we mbere yanjye akiga ukomeze iyo abonye biva mu nanjye akiga ukomeze ameze then twara niba duhuje twakomezanya kubana ariko ibyo kuza ngo kumpindura ngo tina mutesi ngo wigenda gutya ngo vuga gutya kandi nagwa ubuzima butere nk'umugabo oya wewe unane nashaka undi cyakose just ntabwo nkunda ubuzima bwanjye jeseye kuba ndi single ariko byanjyoye abakunzi ba Tina TV show ikintu babazi ngo Tina akunda iki Tina mu byambere akunda iki nkunda iki mugabo oya nkunda iki se kwiyubakira urugo tu ni ingenzi kuri ntabeshye do kubaka uzi se njye nkunda umugabo kubana n'umugabo be ngufite nk'uyu mugabo wanjye ukibura umugabo w'umushombojo ntabwo njya kubeshya sheri uzi nk'ubu dutandukanye nta nubwo nabwo amezi 3 nta mugore ufite wahita ushaka undi mugore buriya ngo benshi barishuka umugabo siko mu buzima bw'umugore we ngo yaresiste imyaka ngo 15 20 ngo nta wundi mugore arashaka ngo yirira amafaranga ye ngo nta mugabo umururashize ngo biki ngo nta stress wa mugabo we stress ziri party ubuzima bwawe izo umugore ziri party ubuzima bwawe ntabwo menya ko ari abagabo babayo ntabwo bafite kare nabo baciringa bameze fresh uzise abo ngabo hajya yarataye umugore wa mbere aziko ahonze iki izo nshingano aziko ahonze ibintu byinshi ariko still noneho abikora batanu ushaka ufite umugore umwe n'abana bawe batatu ariko nutandukana n'uwo mugore wawe nabo bana bawe batatu cyangwa babiri
wowe mu buzima bwawe hazazamo ihabara 8 zikeneye senkani kujya muri salo kugira gute umva nta kibazo na ni 20 hatsabye ni 10 kandi nzamushaka iyi service then ugaspendinga menshi kurenza ibyo impamvu ngiye nk'umudamu nkunda umugabo mu buzima bwanjye just umugabo ni ingenzi my friend ngewe nkeneye umugabo ese umugabo aba yari ikiremba nawe yaba ari ingenzi ntabwo akiri umugabo twabiganira njyana n'umugabo w'ikiremba ariko ubuzima burana n'umugabo w'ikiremba nakubaho umugabo ngiye ikiremba nkamukunda tugakora akazi kuko ubuzima bwanjye n'ikiremba n'umugabo wanjye si just sex ntabwo urugo ari sex rega harimo imishinga harimo about future ibyo tuzajya mu myaka 10 mu myaka 5 ubuzima bwanjye rero twishimye twasohokanye turi gusangira turi gusedwizanya then nkamubwira ariko you will give me permission uzama permission ni numva nifuza kuryamana n'umugabo then ngene ryamane nawe ahantu byagorana atame permission byagorana pe jewe ama permission ya muruhushya atagiye permission mwarangize no na byagorana nawe ngiye kubindyara ntabwo narishimye byarangira kugira tukabirangiza okay byarangira aho uvuze ukuri ishirike mu buzima uvuze ukuri ngo ugize nk'ibyago bakora accident kameneka byagigaciga kawa kabaye Deje twamaze kubana kandi already amaze kuvugisha none se namuruhushya nawe already amaze kuvugisha ukuri ngiye uruhushya na rugo none se kwa muruhushya ikiri cyabari iki ngewe nkugize impanuka system zigakwama hani wanje nago nkubeshye ntabwo nakubera indyari nakwanga ati mugabo wanjye ndumva shaka ibi nibi nabaze nkihangana ukwezi kumwabiri ariko ubwabyo ngiye mu mezi 3 ese umugabo yaguye wasohotse wagiye no kuri muri mutipe wawe umeze gute waba wikompresse gute waba wichiritse waba ufite nagiye gute ndumva cyane nagwaye burenga mutishera mutipe wawe oya nawe nkunda pass I don't like pass urapanda pass uzame pass ukamwe hari umutipe ngiye cyo inshuti zawe ndazifite ko yashaka kunsohokana inshuti ndazigira ariko nanjye numva nari yiwe oya uyimvugira ibintu wimvugira ko ntago umuntu reka nkubwire nk'ubu twubatse gutya umuntu akama invitation nakuba ati hani nakumenyesha ntabwo nagusaba uruhushya wowe bivuze nakumenyesha mfite gusangira na runaka aha isaha niyi turaza kuvugana kwa ko ubuzima bwanjye nanjye mfitemo uburenganzira bwo kumenya icyo shaka n'icyo nashaka then niba numva bindimo nkagira nasangira nawe bindimo ntabwo nagenda ngo nyine nakumva icyo ambwira tugasangira ariko naba nicanze ko ndi umugore wubatse mfite umugabo nkunda nubaha ntabwo nanjye muri dating then nkarya yabishaka tukisha facture then tugatana bagataha habindi byabo nese mu gihe nkuko umutipa ashaka ku approach muri gusangira gukora kunza oya kunzara bike kazajya gukora oya ibyo ngira agasatsi oya nambwira kurengera ibyo nkunda ngiye mbyikorera uri mwiza urasa neza nambwira thank you ufite nk'umugabo maze nk'imyaka nk'itatu cyakubwira ngo ntabwo utakikura ngo uri mwiza uwo mugabo rero ntabwo twatukibana kwa ko kimwe imyaka 3 ngiye utanyitayeho reka nkubwise ukuri nawe nzi icyo shaka muri buno buzima baske ndo umugore mature enough nzi icyo shaka nzi ko mbana n'umuntu kugira ngo twuzuzanye nzi icyo shaka mwabantu mwe mu byumvi ibi byo kunjijisha ngo nkihangana jewe uri magiye inama babagore bicaye mu rugo byaranze ubuzima n'ubwabiri mu biganza byawe niba ugaragaza ko biranze none ngiye nk'ibiri banga tuvuge umuseka mbe mu character wo mugore reka tumbe uwo mugore nimba uri umugore ufite umugabo n'ukora we ntukora mfite abana 3 ko abagore benshi bashobora ngo abana 3 ugomba kugumana n'umugabo ngiye ntabwo nagumana n'umugabo kwera abana 3 kandi akazi mfite beretse gatonda bigeraho nabyo kurya ntabwo byoroshye ariko ntabwo nishimye bivuze ngo ibintu byose ngiye wampa nishimye nta kintu bimaze kwera abana bari gushaka kwihangana ngiye abana babura n'ubwo mbyara abana bafite ubuzima bwabo nanjye mfite ubwanjye ariko ko bakiri batoya bari mu nshingano zanjye bivuze ngo ngewe ntabwo ndiyashato yawe wa mugabo we y'ibihumbi 800 uri gukodesha uwo munsi ngewe mutesitina mfite n'ubushobozi bwo kumbesha mu nzu 20 mfitemo amahoro mfite ubushobozi bwa kuri umwana muri école belge mu mashuri ahenze yose uvuga
nkamujyana kwiga muri leta ya 900 n'igihumbi, then nkashaka time y'umwana wanjye nkicara ngiye nkamukoresha wo mwaka. Niba narize nafata umwana wanjye nkiga kumukoresha iki devoir. Umwana gice cyane n'urukundo rwanjye nukumbona nukumuganiriza nkambwa ati mwana wanjye ibintu biraryoshye turi kurya, nkamuha bizu nkamugura ibyo mukunda nkamwitaho mu bundi buryo. Nta mugati mfite nasonga ubugari n'imboga nkamuha karya kajya ku ishuri nkishyura igihumbi nkashaka akazi. Shuti zanjye kuba wowe kwikunda ntago kujya ngiye nishimye bisaba miliyoni, ntago bisaba undi muntu. Kandi ikindi kintu najya gukora akazi kariko kose gashoboka. Ubango umugabo kuneni icyenya wayitukatse. Akazi gashoboka nagakora kubw'abana banjye, kubw'inda yanjye, kubw'amaramuko yanjye. Ariko nagora kuziye ku mugabo. Ni icyo umugabo yakorwa tukatira. Guys, dushyigikire mukore like na subscribe kuri Tina TV show. Muduhe na comment. Ibintu tuzakunda cyane. None uyu mugabo yarambaje ngo niki umugabo yagukorera ngo ngiye nkakatira. Ubimbaje nkanjye cyangwa nkwavugira abandi bantu. Mba ni kubaza umugore wanjye. Nase narambwira abantu njyewe ikintu umugabo wanjye yankorera rwose kikangura nkumva navamo nkabivamo. Kutanyubaha. Iyo umugata kubara gutuka mu ruhame ntabwo wagaciro. Iyo ugiye kuganira nakanga ngo uratangiye bya bintu byawe, umuntu nyima umwanya wo kuganira nawe. Nimba ashaka ko tuganira biha agaciro. Nimba ashaka kugira uko niyumva ufite kubiha agaciro, ugomba kunyumva ko ninjye mugore wawe. Ikindi kintu kutaba responsable. Hanyuma si umugore avuga menshi. Yewe ugomba kuba responsable. Umugore avuga menshi. Ariko menshi mvuga uri kugira amafaranga. Ntabwo mvuze wowe. Njye kugira amafaranga yo kuvuga menshi. Ndavuga mu busanzwe iyo umugore agira amafaranga. Ugomba kugira menshi yo kubwira umugabo ngo nkeneye bino. Burene nawe mu miliyoneri mwabagore mwe. Mfite ametaje ijana nditso kuri nyegenye. Umugabo wanjye agomba kumenya inshingano zawe. Byose nyamara kubwira inkuru zitarangira kandi yakubwiye. Biterwa n'ikibitera. Ubwo umugomezi ko zihangadira. Nigihe kuko abagore ukuntu bitereye muri kamere zabo bashaka gukomeza barimo baravuga iyo basinziriye gusa. Erega muri love story abagore baje kugutereta nk'uyu mugabo wanjye aza mu buzima bwanjye. Yashinye ko umugabo wa mbere unyumva ufite kwicara kantega amatwi. Biri mu byatumye mukunda. None gute tugiye kubana ukajya ko ndi kuvuga menshi. Ngomba kukubwira uyu muravuga inkuru zisa ibaze cyangwa inkuru wambwiye tugitangira kubana ubu kizimbwira no wowe yabyireke kuzubwira uwo mugamenye gutega amatwi ugomba gutestinga ko uwo yabyireke kuzumva erega ugomba gutestinga ko kiri muri mood yo kukumva. Umugabo agomba kukumva kandi mwabagabo munye mutwumva kuko umugabo wawe ni inshuti yawe, ni best friend wawe. Njye uyu mugabo ageze akazambwira ngo mute ngukine uzajya kuganira n'abagabo n'inshuti zawe. Ariko noneho hari igihe umugabo utanamubwira inkuru akakwira mute ngo wambwiye inkuru ngo ashabuka nayihimba. Ubwo urumva umuntu rero akeneye izo nkuru nyine ugomba kumubwira. Ni inshuti yawe umugabo wanjye, umugabo utambera inshuti ntabwo ari umugabo wanjye. Kwako nyine yabigoranye tu byagorana. Numba utaba inshuti yanjye ni ukuri kumbera umugabo biragoranye. Kuko nkanjye mu buzima bwa buri munsi kugira ngo njye ntekereze n'abagore benshi hanzanga ikintu bahora mu ngo zabo no kubona abagabo babishiti nabo baba bafite abagabo bazi kubarongora neza pe, bazi no kubahahira, bazi kubaha kezo zishoboka muri ibyo bintu bisanzwe. Ariko ako kantu uhira gute ko kutamwumva akamenya ngo nta jambo afite yajya kuvuga ukabona ko n'ubundi ibintu agiye kuvuga bisanzwe ari ibintu by'ubucicu bimenyerewe bituma umugore arakwaca biramubangamira. Bibangamira kuko abagore bagira menshi ni ibintu byabo barivugira baraganira nyine bari sukugira. Ariko uzi ufite mama wawe ufite bashiki bawe abagore barivugira ariko kuvuga ni ibintu byabo. Oya di ni ukuri kw'Imana ibintu byabo. Uzi none umugore yacecetse asanga bavuga nkanjye yongecetse uyu mugajya ngumutera arwaye mutera baye iki mutera wagize mana we bivuze ngo no uyo wacecetse abagabo baba selfish abo n'umugore utishima we ntabwo uri gutwika. Bari byiza avuga amenye kumeze neza. Neza uzamenye ko meze neza gute ngoma ko batumva hani nagiye
nagiye kuri banki nuko byagenze gutya na gutya uzisha banyimye serivisi ahubwo natwe tugize imana akazakatubwira byose byaba biryoshye kandi uzi umugabo uri mu byo kukubwira sha twe turabumva nicyo kintangaza ariko cyabagabo n'abasore n'amagambo inshuro nyinshi aho gusama inshuro nyinshi niziye base mu cyago bora muri bakapo mwebwe uzi ubwo abagabo ujyaho ubukapo nawe wari ubukapo muri bakapo azi kugira ngo umuntu akubwire inkuru inshuro igihumbi none ngiye kubwiza ukuri abantu bambere bari febre babwiza ukuri n'abagabo reka nkubwira abagabo rero murya munansekereza abo bijyana badanje nawe kugira abagabo uzi umugabo yarwaye ni umuntu mbere uvuga mutesi narwaye aragenda akaryama kamera cyangwa rero byambi ruhande nduma ntameze neza ubu yakira akeya life life ariko umugore besha ibikore ati ngo ko abagore barakabya kuko uyigira nk'umwana ariko bagezeho bo ntago buri usobanuro ikindi kintu abagabo mubwire inkuru bivuga cyaceceke muhira ngenezeyo duteze yombi n'abakunzi bacu turimo turakumva yewe kera ntago nari ko abagabo bituma bicaye murabeshya kera ntago nari ko umugabo bituma yicaye reka ngo muri yemera unazi ko wumvaga bigeze gute ntago najya mbitekereza ibyo bintu wumvaga se batajya babikora ntago mbizi ntago natekereza ko bigenda gusa abagabo ni abantu nkatwe usibye ko biyemera nyine sometime bakigira ntago wari ukwiyemera kandi ikindi kintu abagabo uzi ko abagabo bakeneye umuntu baganira nabo buriya abagabo bagira ibibazo my friend ni ukuri abagabo impamvu bakenera abagore era ubuzima bwanyu buri pati n'abagore soza bakiyoza ibyo bivuze nuko abagabo muradukeneye abagabo inco nyigitse ngadashaka no kuvuga ari bitewe nuko ifite umugore wimwibwirira agashiduka arasinziriye abagabo umeze nk'umuntu ufite akaradi muri comfort zone umeze nk'umuntu ufite akaradi ho gutera story agucira imigani akabwira inkuru y'amahirwe nagize umugabo uvuga cyane kurenza abandi bagabo bose babaho hane uravuga sheri uzi kuganira pe reka nkubwize ukuri wowe ugitekereza ko buriya iyo umuntu ntekereza ko abagabo muri kimwe gitangaje ni ukuri kw'Imana muratangaje mu rundi ruhande muratangaje agahotera abana beza abagore n'abana beza ajya kwiga umugabo ni nk'umwana twabivuga mu Kinyarwanda neza mu buhinja bwanyu rero niba ari tomani niko bari tomani ni ukuri muratangaje ariko ubundi nk'ibiri banga wa mugore we ufite kumenya umugabo wawe ukamenya uwo ari we erega umugabo yinshi ngo atari n'umuntu wadanje ari nk'umwana nkuko mpora bitubwira reka uyarebye buraba nuko ntabwo turi kuganira nawe ariko abagabo bakemera yuko perezida bose yajya muri toilette ugasanga yarwaye mu nda ameze nabi akifata perezida wa Amerika ikintu kikamufata mu nda ariko abantu benshi babazi ko abagabo abagore babafata nk'aho nyine ameze nk'abantu bakomeye n'abantu benshi babazi ko umuntu ukomeye wese babazi ko umuntu ukomeye wese nyine mu nda bose bateze ko perezida wa Amerika yarwara agakanzu akajya kuri temo wabitegeze ko perezida wa Amerika yajyamo kandi ari umuntu urinde ufite ibisasu cy'imbuzi ariko muri wese ariyo byanze biri kunyerera haze kuza ibisasu ariko byoroshye gusa reka nkubwire wana ngo baje bameze nk'abagabo bake bari kare koko mwabagore mwe ubuzima buri mu maboko yanyu mufite kuba mwebwe mufite kwigura akoranye nako yo umugabo ntoteze imyaka 2 3 umuntu agutoteza 5 6 7 8 9 wiciragura ese numubona ko umuntu yenze guhinduka wazabivamo niko we nta numubona ko umuntu yenze guhinduka ntaga zahinduka umuntu umwaka wa mbere yagutoteje uwa kabiri uwa gatatu uwa kane uwa gatano mpaka ku mwaka wa 10 aracya gufata none abana wabyaye bahabwa uburenganzira bwo wose umwana imikuru bye shaka ajya hashaka ariko wowe umugabo ngo wasohotse mu gipangu ukabona hafi ubuzima bwawe buri mu biganza byawe iyo urwara rwa ruvuyemo ni ubabara shuti yanjye
kandi mwige kwigira kubera kugira ngo umuntu ukontrole igihumbi kwijana nuko abagutunze muri byose icyo ufite no mu kindi kintu no mu bundi buzima bizakurengera wikwitwaza ngo iyo wigira nawe ushobora guharanira ibitekerezo byawe akoze ko depending umuntu ikintu cya mbere mbabwire guys muri abantu barenze uri umuntu urenze pe uri umuntu ugitangaza ufite ubwenge buhagije wabagutwita amezi 9 urashoboye urashobotse ibyo umugabo yashobora nawe wabishobora kandi ikindi kintu erega n'umuntu muri kumukugora nuko utahuye n'umuntu uri ideal ese urabyemeye mutesitire ntabwo ndi umugore mubi impamvu ya mbere nimba umugabo njye mbona ko nta mugore hari ibyo ntujuje nuko ari umuntu utari ideal kuri njye ntabwo ari umuntu ushobotse niwe nyine ufite ikibazo nabwo njye ufite ikibazo ko ngira ngo nzahinduka my friend ahubwo nose umugabo azahinduka niyo umugabo nawe wanjyewe sheri wanjye kuri njye mbona ari mwiza ko narabitekereje ndabisesengura namwihanganira hari byinshi nyine nabanje kureba ntabwo napfuye guhubuka ngo shu wacyumvishije ariko niba njye mbona nkabona wowe ngo nyine ngo bisango nigomwe ngo bishango ntanga igitambo nge nta bitambo nzatanga nta sacrifice nzakora system ngo niko zubakwa ntabwo ariko zubakwa ntabwo ariko zubakwa my friend ntabwo ariko zubakwa umwana wanjye atamuhanga mu ishuri ntabwo nzava ngo nabo ko ari runaka nuko bameze uwanjye afite ikibazo kubyo bamwigisha ntabyumva ese nakora iki shize ko cenga ibiranze ese mwana wanjye wo ukunda iki ushoboye iki urinda ubundi nicyo nzatekereza ariko ntabwo nzagufata ngo guhatirize oya uzari kumwana be wagomba kuba umwana wanjye afite ubuzima bwe erego uyu byaye umwana njye nabyaye umwana kumumenya birangora nyuma nibwo namenye ngo umwana wanjye aryama amasaha ameza atya aryate natangiye kumwiga kuko niyo umwana sitaye niwo babara niwo bamubwira ngo pole ariko aba yumvishije bwa buribwe rero inshuti zanjye waba uri mu bushobozi buke cyane uri umuntu w'agaciro uri ikiremwa cy'Imana bituma umugabo akujujubya nta muntu ufite ugufata ngo akujyane nk'ihene turi mu Rwanda hari uburenganzira buri muntu wese afite kuba ibitekerezo byiwe afite yabishyira mu bikorwa si ngombwa rero umugabo azenga kuburuke akubuza uburenganzira bwawe nta bintu ufite gutinya ngo ubuse nukuri tinyuka umugabo adaye n'undi yazaga gushimisha bibaho nta mwana ukura ngo urugo rwa mbere ushaka kukunanira urwa kabiri kubera umugisha cyangwa urwa gatatu cyangwa n'urwa 10 nakoze ko umugabo yabivuze neza umugabo niba byanze uragerageza ugashaka undi byakanga ukabanza kuba ubuzima bwawe wabona undi muntu uri seri ukagerageza nyine no kubuzima buteye tu ijana kurinde umurumva mumeze neza ra reka tugaruke mu nshingano z'abubatse urugo ubundi bumeze neza muri gumeka neza ngomba kumenya uko umeze good tumeze neza cyane twakomeje guys turabakunda turabashimiye turi kubaganiza nk'abantu bacu urufite abakunzi b'abantu n'abavandimwe baganiza kubyumva nta buryarya buhari abantu bakurikirana Tina TV show turabakunda cyane kuko muri family muri inshuti zacu magara ku mutima nubwo mwakuba tuvuga bitari perfect ariko nago tuzi mu mitima yanyu biri perfection kuri mwebwe twe twabaganije muri isi nayo biri perfect bibore twe twabaganije nkatwe twavuga twumva ibintu ubuzima bwabwo ntabwo buri perfect buriya nashanye ntabwo nyamurakarira buriya ngiye umuntu ankoreye ikosa numva ko ari uburenganzira bwe ari uko abyumva ubundi se amasezerano abantu basezeranye bajya imbere ku idarapo ngewe nzamukunda mu byiza no mu bibi bisobanura ngo ntabwo ibibi kugira ngo ikintu kitwe kikari kibi niko kiba cyabaye ntabwo uzanziza igitegeze mfite mu gihe gutereta umukobwa ariko wa mukobwa ni umutereta ubonye imyuka wari nk'urugero muhaye wa mukobwa ni umutereta ndamuzi ikintu kibi nose ugira ngo wabarire umuntu atarakora ikosa bansubize ugira ngo umuntu mubabarire n'ikosa arakora okay guys reka tugananaho ibintu by'ukuri tutanababeshye handi umaze kucinya imishuro zingahe regardless sinubeshye audience iri na rimwe wahise ukunda kuganira ibyo gucana inyuma twabiganiriye kandi mbona ukuntu utaraza muganirize ngo mwe mu mbona ukuntu ingo nyinshi hanze ahangaha zisenyuka bitewe n'akantu gato cyane usanga umugabo yari umugabo mwiza
ukunda urugo rwiwe ukunda abana biwe ukunda famiye yiwe ukora akazi neza kiwe ukunda inshingano ziwe rimwe bitewe n'ukuntu umukobwa yamwitumye mu kazi urugero yenda bakorana umukobwa akamuhagurukira kubw'ibyago wa mugabo akaba umunyantege nkeya wa mukobwa abifashijwemo n'umwanzi satani wa mugabo akageragezwa nta mugabo ujya ubwira umugore ko yamuciye inyuma niyo makuru umaze kumenya di nubwo tuvuga ko turi inshuti bivuze ngo wakwihengeka da none sinanabimenye nakubwira nakurabura nkubwira ati shiri wanjye nese wumva wizeye ko ndi bugume ndi umugore mwiza cyanekanye ahubwo wahansubiza menye ubutane umudugudu wose urajya banza umenyeshe kuri wa mugani ibyo bintu nkubwiye ngo urabona tuvuga ngo ubona ko turushye ese hahiye nta rushya nakwatse nkabikubwira nyuma twabwiza gutitwa ibya nta rushya wanyatse njyewe ikintu cya mbere nzi nuko mu mutima wanjye ibyo bintu nabyumva nabyumva neye vango nabyumva nakumva rega ntabwo mu buzima bwawe nakunze wenyine buri ufite sheri anaguca inyuma mutima warabyumva ushaka utaranca inyuma ngo mbyumve ariko ni ukuri iyo ufite umuntu ukunda uzi uwo muntu wawe yaguca inyuma urabimenya friend kandi nongeye kubimenya njye na pere nakora ntabwo rega no gukunda buhumyi ntabwo umuntu perfect ko wabyihoreye just ngo n'umuntu wagiye ni mwiza ko yagerageje kurenga inguni zose niko bazubaka ukarenge cyamagana ko kurenza yewe ndi kuvuga ngo ni mwiza kuko nagerageje kureba nkabona kintu kimbangamiye ntabwo ugende kwese ngo niko bazubaka ntabwo ariko zubakwa abantu baratandukanye abagore twese ntabwo turi bamwe hari abagore bagira isuku hari abandi bagira umwanda kandi bagakundwa ndakubwira isuku hari abagore bari selfish abagore basohoka bakanywa inzoga ugasanga ifite umugabo mukunda hari umugore uvuga amafuti hari umugore usanga muri kayitsi avuga umudugudu wose aho usanga umugore wambere ufite urugo ufite umugabo ukunda umugabo ukunda z'amasaka bitaga kayuki mwibuke kayuki hari umudamu usanga ugasanga anywa inzoga bese tumubwire handika tuvuge urugero ku bantu tuzi hari umudamu usanga ugasanga my friend anywa inzoga agasinda yatakagwa muri borodire abagabo bataza akamusambanya kandi mufitanye abana batatu afite n'umugabo bafite urugo rurimo umugabo ushaka amafaranga bafite urugo rurimo abakozi aragasanga umugore we ntabwo tufite kujajinga abantu asubira umugabo wihanganira umugore bakamwana ugasanga we afite umugabo uzi kumenya ngo umugore wanjye yasindiye reka njye gucyura umugore wanjye mbere yuko agerwaho nk'abantu nka batanu reka njye kuri umugore wanjye ni mama w'abana banjye iyo twubatse tuba ngo urugo ngo umugore ngo ni ishema ry'umugabo ngo umugabo ni ishema ry'umugore niko tuba tubyita ariko ugasanga umuntu afite ikigeragezo ariko yaracyakiriye yarihanganye yafashe ku munwa yaretse izo nzoga zarira umugore we yarakiriye so guys turabakunda cyane abagabo bubatse n'abagore bubatse urugo si ikintu cyoroshye kandi urugo si ikintu kigoye iyo mubyumvikana yose mukabicanamo mukaganira partner wawe ntugire ikintu muhisha bega mukagerageza mugakominikana ku buryo buhagije byange bikunde urugo rubabera umugisha none urumva kubwiraga barakiriye barabana umugabo yakiriye ikigeragezo cye aho usanga none nawe umugore wundi ufite ikigeragezo cy'umugabo uzakora ntumenye ijana yinjije ntumenye iki ukabona umugabo yishinze ya senkani cyangwa y'ibihumbi 100 cyangwa 200 ntuzi iyo biva ntuzi umugabo akora iki hari bisaba umugabo ari umujura we ntabwo mwana arakubwira ati hani nazanyamara ategana nayo amira ubugari kumba ari amara y'umugabo yavuye kwiba bayamukuyemo ugasanga umugabo acuza ibiyobyabwenge we ntabyo zuri murateka imiceri murateka muri kwirira ejo ugasanga umugabo wawe umva mana nyagasani bamufunze ibibazo byose biri ku mutwe wawe noneho imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe ugiye kubitangirira ahantu habi umva mbabwiza ukuri hano iki kintu cyo kuganiriza abantu ubwira niba mbabeshye my friend reba umuntu wawe uburyo ashoboye gwe nk'urugero nk'umugabo nyine maze gushaka amafaranga wibifata ngo bigire biri aho ngaho ujugunyiriye
mwigireho iga kumenya ibintu partner wawe azi ongera ubu umuntu uri on top uri hejuru ari hano nawe uri hano uharanire kugenda usatira kumenya ibyo umuntu azi mwigishanye nawe umugore nashaka kumenya ibyo uzi wimuhisha ibyo uzi uwo mudamu uri kumutwitisha umwana wa mbere uri kumutwitisha umwana wa kabiri then ejo ugize impanuka uramutse upfuye bari abantu ukunda bawe bari abagabo bakunda abana babo abo bana bawukunda nta wundi uzabasigarana ni mama wabo uriya mugore ati gicucu uriya mugore uhisha ibyo uzi ngo konti yanjye yimenyesha ni stress no ntabwo wamuzaniye kugira ngo mugire iki mubane nk'ipusi n'imbeba wamuzaniye kugira ngo mwuzuzanye my friend fata uwo muntu ukanga urugero rwa mbere rworoshye umuturanyi wacu hano hirya umugabo yari umugabo urenze yari afite umugabo w'umushinwa agira atyagira impanuka mama ntabwo yakoraga umugabo agira atyagira impanuka yabaye igihe gito yabaye mu bitaro igihe gito ajya muri koma then ahita yitaba Imana ntabwo yigishije umugore w'ibintu azi usibye ko Imana ica inzira buri abanyarwanda akunda kumenya ngo uburyo Imana icamo inzira umugore nakunze kwiyadapse nyine afite uburyo agaburiramwo abana be akamenya n'uburyo yakwishyiramo inzu yabaga indi nzu wenda indi nzu yagiyemo yirwanya ariko bitewe n'abantu ko baramusetse ngo yo ngo arapfuye gusa agiye kubigenza ate ngo yo ayumvisha amagambo aravanye kurwana ishyaka njye nyine turi kuganira noneho ubu agiye arwana ishyaka amenye agaburira abana no kwekana uko bibeshe nawe ashoboye ni impano yo kugira akantu ko kumenya ko nawe ushoboye uri kumva mbere yuko nyine byanga kujyana nyine ucubira buri muntu arakomeye yani rero mwabagore mwe muri mu ngo zanyu muri ba mama b'abantu mwige kwigira mumenye ubwenge mukore mumenye uburenganzira bwanyu abagore buri sometimes abagabo bariyumva aho babagize karima kanyu abagabo bariyumva buri mugabo mujyanye muri abana b'abagabo mujyanye ibibazo umugore babo umugabo aterura agakapa kigendera muri abagore muri abana wabonye hano nko kiyazo kimwe umugabo uterura abana babiri ni bangaye umugabo yitera agakapu wabura haryama ntabwo bibaho nta mugabo ujya urahana aryama uzi ko umugabo aryama agafata agakapa akaryama ku muhanda ariko twebwe abagore n'abana batatu uzi ibintu byabikuwe mu gitondo reba nkanjye ubuzima bwanze ndyamye ku muhanda n'abana bivuze ngo abagabo nk'ijana cyangwa benshi n'ahagirira ibibazo si kibe nk'uko ngo yahagirira ibibazo rero guys mwikunde mumererwe neza munasenge iyo umuntu asenga arizera abagabo banyu ariko mugerageze mutume uburenganzira bwanyu abagabo babumva ijambo ryanyu ntimukomeze kunigana ijambo kuko ibitekerezo byanyu ni ingirakamaro muri famille strategy zose zibaho amaboko yanyu afite umumaro ukomeye cyane nubwo umugabo yabahembwa za miliyari ariko yazamuka n'izindi business ku ruhande hari ibintu mwakora mbega mwituma ubuzima bwanyu bushingira mu kurera abana no kubatekera no kubagaburira ngo birangire aho ngaho gusa nubwo umugabo yaba gusa rw'amafaranga kwicara mu rugo gusa ariko byakabaye byiza ubuzima busa guhura n'ibindi bintu byinshi cyane ntabwo wabaho ubuzima bwo yamwitondo wiciye mu rugo ngo ugize ninjoro umwaka ushire ibiri shire wiyumva neza so mugeze mu guharanira uburenganzira bwanyu mwikunde mukunde famille zanyu mutume abagabo muri kubana nabo bamenye ibyo mukunda nabo bamenye ibyo bakunda ariko by'umwihariko namwe abagabo banyu bamenye ati umugore wanjye akunda iki umugore wanjye yanga iki ngiki ese umugore wanjye ese kuko ajya kugutereta afite ukuntu yabanje kukwigaho azi ibyo ukunda azi uko uteye ariko ashaka kugeza mu rugo nyuma y'igihe runaka kuko wabimwemereye agashaka kugera gute kukwigarurira gukora ibyo ashaka ibyo aribyo byose so mwibyemera turabakunda cyane ni kuri Tina TV show umuntu utakora subscribe twagusaba amasegonda atarenze 2 yonyine ukore subscribe ukore like na share kugira ngo ibiganiro byacu byiza ubutaha utazajya ucikanwa mu gihe twakoze ikiganiro ugihita ubikibona direct na comment so turabakunda cyane naho ubutaha reka mbahe kabiza so bahe kabiza oh ikibizo